wa mutima wanje weshimu Uwiteka, mu bindimo byose mwe mushime. Nje mpimbaza izina rye ntikwibagirwa ibi Imana yankoreye byose. Imbabarira ibyaha nakoze byose, ninkiza indwara zamgashe, inyambika imbabazi zayo nk'ikamba, ikamasa ibyiza bigashira, igikora ibyo gukiranuka gusa, n'abarenganywe ikaberengera. Ikimanza zibone zitabera, kandi igira imbabazi n'ibambe, imenyesha abayubaha inzira zayo. Uwiteka atinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Uwiteka ntiyakwiturira ihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nguko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi agira zingana iburasirazuba n'iburengerazuba. Dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibumurongo byacu, kure yacu turamuhimbaza. Se w'abana bagirira ibambe, niko Imana yacu igirira abantu bayubaha, kuko izi neza ubukene bwacu n'indege nke, izi ubugingo bwacu ko butarama, buhwanye n'ubwatsi bushiraho, nibutinda singaza mbabazi zayo, zo ntizizashira iteka ryose. Witondere isezerano ry'Imana, niryo ryakomejwe n'amaraso ayo Yesu umwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse. Niwugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mw'isi no mw'ijuru. Imana izamwereka imbabazi zayo, n'umurava no gukiranuka. Uwiteka ntiyakwiturira ihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nguko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi agira zingana iburasirazuba n'iburengerazuba. Dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibumurongo byacu, kure yacu turamuhimbaza. Witondere isezerano ry'Imana, niryo ryakomejwe n'amaraso ayo Yesu umwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse. Niwugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mw'isi no mw'ijuru. Imana izamwereka imbabazi